Erega Imana ntabwo itinya Satani. Nese Imana irahabuka ngo hoya ngo niba muboha ngo arahita apfa. Ntabwo Imana igira ubwoba nk'ubwo dufite. Yarabiretse barakuroga, bakurogesha ubwa Tanzania, bakurogesha ubw'i Burundi, bakugira mu Gisaka, bakugira ahantu hose haba abarozi bakomeye, bajya muri Kongo, baragenda muri Afrika, baragenda hose bashakaga iki, barimo gushaka uburozi bwo kukuruka. Burya bategaga Imana ibareba, bajya kuburangura Imana ireba. Ibintu byose batongereye n'ibyo batuye, Imana yari iri kumwe na. Iyo bishaka yari kubanigana n'uburozi bwabo. Iyo bishaka ntago byari gukora, yari kubinetralize kabice intege. Ariko Imana iravuga iti reka mbireke, ibyo batongera bimwoherezeho, ibyo bahuhera babikore, ibyo bashaka ko arenga, ibyo bashaka kumutamika, reka mbareke babikore, ariko bizajya bimugeraho. Nanjye mushyireho uburinzi, nge mbinetralize. Nuko Imana irwana kugira ngo abakuroga bamenye ko ari Imana irengera, abacuruza uburozi bamenye ko hari abantu badakorwaho. Imana irashaka kwiheshereza icyubahiro kuri wowe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe mwebwe mukurikiranye Mama Sharirene Official. Mukomeze kugubwa neza n'ibiganiro n'ijambo ry'Imana, impugure na filme n'ibindi byiza biri kuri Mama Sharirene Official. Mukomeze mugubwe neza rero, kandi mukomeze mukomere. Imana ibabambira amahema, ibe mu ruhande rwanyu bashyigikire. Uyu munsi ndashaka tuganira ijambo ry'Imana riri mu Kuva ibice 14 umurongo wa 4. Nanjye ndanangira umutima wa Farawo bakurikire, nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose. Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka, Abisiraheli babigenze batyo. Amen. Imana nishimwe cyane. Aya magambo yerekeranye n'inkuru z'ubuzima bw'Abisiraheli bagiye banyuramo. Abisiraheli bagize ubuzima bukomeye mu gihugu cya Egiputa, barahabaye kandi bahaba. Ari Imana yagiye itatanya Abisiraheli, bafite harubagiye baba abandi bajya mu gihugu cya Egiputa. Hanyuma urugamba rwo kubakurayo Uwiteka yari yatangiye gushoza, yatumye Yosuwa kugira ngo ajye ku Yosuwa na Mose kugira ngo bajye kuzana Abisiraheli babavana mu Egiputa. Ariko intego y'ijambo shaka ko tuganira, ndashaka kukubwira ngo urugamba uri kurwana si urwo kukwica, n'urwo kugira ngo Uwiteka aziheshereze icyubahiro kuri wowe. Imana nihabwe icyubahiro. Ntabwo urwo rugamba ruzakwica, nta nubwo urwo rugamba uzananirwa, nta nubwo urwo rugamba Imana ikwitayeho kandi iragukunda. Ahubwo urugamba n'ubuzima uri kunyuramo ni ukugira ngo Uwiteka aziheshereze icyubahiro kuri wowe. Nimba hari abantu Imana yakoreyeho ibikomeye, hanyuma bakamenya ko mu Isiraheli hari Imana n'Abisiraheli. Abisiraheli Imana yarabarwaniriye mu Egiputa kugeza ubwo n'andi mahanga bakandagiragamo, bakumva ngo ni Umwisiraheli, baribwirizaga bakava mu nzira. Hari igihe kimwe inda ya Rahabu yigeze ibwira abatasi ngo twumvise inkuru zanyu zidutera ubwoba, ngo twamenye ibintu mwakoreye Abanyegiputa, ngo twamenye ko babakurikiye Imana yanyu ikabaroha mu nyanja bagashira. Ubu tuvugana ahangaha mu murwi wacu turimo gutitira no kugira ubwoba, ngo kuko tuzi ko Imana yanyu aho mukandagiye hose irahabagabiza. Imana nihabwe icyubahiro. Ngo muri uwo mudugudu nta winjiraga, nta n'uwasohokaga ngo wahora gukinze, kuko bari barumvise uko Imana yakamije inyanza. Hanyuma Imana ihinduka y'igitinyiro. Haleluya. Ihinduka y'igitinyiro imbere y'Abanyegiputa n'imbere ya Farawo n'andi mahanga yagendaga yumva amakuru, kandi Uwiteka nicyo yashakaga. Imana nihabwe icyubahiro. Mu rugamba urimo urarwana rero, burya Imana ntabwo yaneshejwe. Haleluya. Mureke nkubwire, nubona ukuntu uri mu rugamba rw'imanza, Imana yarabaretse bashaka ibimenyetso by'amafuti, bashaka abagabo b'ibigoryi nka bamwe Bibiliya ivuga, barabirundanya n'ibyo batekereza n'ibyo bibwira, bashaka za ruswa, bashaka abakomeye kugira ngo bariganye urubanza rwawe. Imana irabareka ngo nibabanze babirundanye. Mureke mbabwire, burya mu Egiputa
Farawo ajya gukurikira Abisiraheli. Icyambere yakoze ku musirikare umenyereye intambara, arangije aragenda areba ibifaru bigifite imbaraga, areba amagare y'intambara, areba abantu basobanutse n'intwaro zisobanutse, avuga ati nimureke dukurikire bano baginga. Ariko akurikira badakurikirwa. Imana nihabwa icyubahiro. Ngo maze ngo baragenda, ngo Farawo yari yicaye amaze kurekura Abisiraheli, amaze kubarekura ngo ahita areba ukuntu bari bamaze kubaka imiturirwa. Yari yarabonye mbese abacakara b'ubuntu. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana ntiyakwica itaraguhombye. Ntabwo Imana yaguhana utaramenya ikiguhaniye. Reka da, burya hari abantu Imana ireka ikabanza ikabahana ikababwira n'iki bahaniye, abo gufunga ikabafunga, abo kwica ikabica. Mureke mbabwire, Farawo Imana yaramuhombeje bimwe bikomeye. Amaboko Abisiraheli batanze kwa Farawo, ibintu bubatse Imana isiga ibihombe. Yabihombeje mu magare ye, ibihombeza mu basirikare bakomeye, ndetse n'ibintu byose bari bateruye bikomakomeye byo kugira ngo bakurikire Abisiraheli. Imana nihabwa icyubahiro. Ndashaka kukubwira ko urugamba uri kurwana ntabwo ari ukugira ngo Imana igukoze isoni, nta nubwo Imana byayinaniye, ahubwo Imana iragira ngo yiheshereze icyubahiro kuri wowe. Hanyuma Farawo n'Abanyegiputa bagukikije n'abanyamahanga bazamenye ko Uwiteka ari Imana ikomeye. Irakureka ufite urubanza bakarunda ibimenyetso byo kugucisha umutwe no kukwica, kugufungisha no kukwambura ibyawe. Ariko Imana ya Isiraheli yabona bamaze kugera kuri finale, ibintu batekereza mu bwonko no mu bwenge bwabo bamaze kubirunda ibyo kukurangiza, hanyuma yarangiza igahagurukana imizi n'imiganda yo kabyara, ikinjira mu rubanza, ikaruhera imizi. Haleluya! Ikaruhera imizi, ikaruburana, ikanzura igasinya. Kandi urubanza Imana yanzuye ntago rusinywaho n'undi muntu, nta nubwo rusubirwamo, iba yamaze no kurutesheraho kashe, kuko ni Imana ikorera mu bwenge bw'abanyabwenge, igakorera mu buhanga bw'abahanga. Narinje kukubwira ngo Imana yagira ngo izakwihesherezeho icyubahiro. Kandi burya Imana iza kubikemura bitarakomera, nta nubwo abantu bari kumenya ko byakomeye, nta nubwo bari kumenya ko bikomeye, nta nubwo bari kumenya uko bimeze. Imana irabireka bikanuka, mu mudugudu bakabimenya, mu kagari bakabimenya, mu murenge no mu karere, abantu bose bakabimenya, kugira ngo nyine nibikemura, nimara kubikemura, imbaraga z'Imana zizagaragarire muri abo bantu benshi. Ntabwo Imana yakuretse, iragira ngo iziheshereze icyubahiro imbere y'ababisha bawe, yiheshereze icyubahiro mu baguhiga no mu bakurwanya, mu bakugenza n'abakugendaho. Ntabwo bishoboka. Uzise none se kuki bakuroze Imana kuki itakurinze ngo bakuroge? Kuki itakurinze bakakuroga bakagufata? Ariko bwaragufashe nta waguhambye. Iyiza kubukurinda ntibari kumenya ko Imana irutuburoze. Erega Imana ntabwo itinya Satani. Nese Imana irahabuka ngo hoya ngo niba mubuha ngo arahita apfa. Ntabwo Imana igira ubwoba nk'ubwo dufite. Yarabiretse barakuroga, bakurogesha ubwa Tanzania, bakurogesha ubw'i Burundi, bakugira mu Gisaka, bakugira ahantu hose haba abarozi bakomeye. Bajya muri Kongo, baragenda muri Afrika, baragenda hose bashakaga iki? Barimo gushaka uburozi bwo kukuruka. Burya bategaga Imana ibareba, bajya kuburangura Imana ireba. Ibintu byose batongereye n'ibyo batuye, Imana yari iri kumwe na. Iyo bishaka yari kubanigana n'uburozi bwabo, iyo bishaka ntago byari gukora, yari kubinetralize ikabica intege. Ariko Imana iravuga iti reka mbireke, ibyo batongera bimwoherezeho, ibyo bahuhera babikore, ibyo bashaka ko arenga, ibyo bashaka kumutamika, reka mbareke babikore, ariko bizajya bimugeraho. Nanjye mushyireho uburinzi, njye mbinetralize. Nuko Imana irwana kugira ngo abakuroga bamenye ko ari Imana irengera, abacuruza uburozi bamenye ko hari abantu badakorwaho. Imana irashaka kwiheshereza icyubahiro kuri wowe. Niyo mpamvu Imana nitugirire neza, nimumenye impamvu z'intambara mu Rwanda, umenye ko Imana yifuza kwiheshereza icyubahiro kuri twebwe, kugira ngo imbaraga zayo zikomeze zimenyekane. Uwiteka yari kurangiriza urugamba mu Egiputa, cyangwa ikarurangiriza hafi y'inyanja,
ariko yabonye ko guca inyanja mo kabiri Abisiraheli bakambuka nyuma Uwiteka agahita atikiza ababisha babo, niho yabonye imbaraga zayo ziri kugira gute, ziri bwenekanirwe cyane. Hari igihe Imana ikureba ikabona ko nakora ubukwe akiri mutoya ntago nzamara, ariko namara kubukora afite 40 izina ryanjye rizagera kuri. Hari igihe Imana ibona ko kubiburana bitarakomera abantu bazatumenya ni bake, ariko nibimara gukomera kamera nk'iyakwanitse kakwanikiriza bizamenyekana ku bantu benshi. Burya nubona ibyago n'amakuba byisuka kuri wowe kandi bikaza ari byinshi cyane, ujye umenya ngo uri umunyamahirwe ndetse uri n'umunyamugisha, kuko uko abantu barushaho kumenya ibibazo byawe ni nako ubwami bw'Imana burushaho kwamamara mu gihe Imana izabihagurutse ije kugutabara. Imana ibishaka kwihesha icyubahiro. Iyo ugiye gushaka ukabyara nyuma y'imyaka 15 nibwo amashimwe y'Imana aboneka. Iyo ugiye gukorera perime ukayibona umaze gukora nka 7 nibwo amashimwe y'Imana aboneka. Ariko burya iyo ukoreye perime ugahita uyitahana, uhita uvuga burya nari umubingu, ntago birya Imana ibikunda. Iyo ugiye gushaka akazi ugahita ukabona batararigitisha dosiye yawe kandi waratsinze utaradepoza ngo bagutesha agaciro, abafite abarangije nyuma yawe n'abadafite uburambe n'abatakurusha ubushobozi batarakabona wowe wicaye. Reka da, iyo urangije kwiga ugahita ubona akazi urishima ukavuga uti n'ubwenge bwanjye n'ubundi nari kukabona. Ariko iyo udepojeje ukamara imyaka nk'itanu cyangwa 10 utarakabona, uhita umenya yuko Imana ari yitanga iki, ari yitanga akazi. Imana rero ibishaka ibyidukorera ibijya ngo yiheshe icyubahiro. Imana turwara ntihite dukiza ibijya ngo yiheshe icyubahiro. Mpamvu dusonze ireba nukugira ngo nitugaburire iziheshe icyubahiro. Mpamvu tubura abana kandi bafite nukugira ngo Imana yiheshe icyubahiro. Mpamvu duca mu byago no mu makuba twabireba tukabona Imana imeze nk'indorerezi mu byacu nukugira ngo Imana yiheshe icyubahiro. Haleluya! Impamvu duterwa n'amaboko akomeye ariko yavunwa n'amaboko y'Imana, Imana yacu igatuza nukugira ngo tumenye ko Imana ifite amaboko akomeye. Impamvu Imana idashobora kubikemura bitaramenyekana nuko ishaka yuko bazabimenya ko ihambaye ari benshi. Imana ibintu byose ikora ibiri kwamamaza imbaraga zayo, iri kwamamaza gukomera kwayo. Ihangane ushinyirize, guma mu ntambara, ugume ku rugamba. Narinje kuguhumuriza ndi kukubwira ngo ibintu Imana iri kugukorera kandi ubuzima urimo, impamvu Imana itabugukuramo nukugira ngo ibanze yiheshereze icyubahiro kuri wowe. Yahamagaye abatazi kwiyandika izina ariko ibigisha gusoma Bibiliya batarize, biriya byari kugira ngo iheshe izina rya icyubahiro. Yahamagaye abasuka bayize make harimo na mama Sharirene, itugira abantu bo kubahwa kandi b'abanyacyubahiro bakomeye nukugira ngo yiheshereze icyubahiro kuri twe abize batazirata ngo birate ubwenge bwabo. Imana nihabwa icyubahiro. Ibibazo urimo, inzira uri kunyuramo, ubuzima bugushaririye, intambara n'amakuba bikugose, nje kukubwira ngo Uwiteka arashaka kwiheshereza icyubahiro kuri wowe. Ntago wakozwe n'insoni, burya ntago ari ibimwaro, nta nubwo izemera kumwara, ahubwo irimo kugira ngo yiheshereze icyubahiro kuri wowe. Nunyemerere dusenge. Wajyaga wibaza impamvu Imana itagutabara, wibazaga impamvu Imana bayikuretse, ukibaza impamvu Imana imeze nk'irebera ibyawe. Nkuzaniye ubutumwa message yo kukubwira ngo Imana iragira ngo iziheshereze icyubahiro kuri wowe. Ntago yakwanze, ntago yagutaye, iragira ngo imbaraga z'Imana zizamenyekane. Imana yahisha abaganga uburwayi bwawe, abandi irabubereka barakubwira ngo ugende urindire gupfa. Ibima imiti yo kukuvura. Haleluya! Ibima imiti yo kukuvura, baragusezerera ngo urindire urupfu. Umva impamvu Imana yabikoze. Burya yagira ngo ibereke ko ari umuganga uruta abaganga. Imanza zananiye abacamanza, Imana ifite kuziburana kandi gatanga igisubizo cyiza. Indwara zananiye abadokiteri, Imana ifite kuzikiza kugira ngo ubwami bw'Imana bugere kure. Imana igutera inzara ifite ibiryo kugira ngo
nikugaburire, imbaraga z'Imana zizagaragare. Imana iguha akazi keza warize make kugira ngo imbaraga zayo zizagaragare. Wizere kandi wiringire Imana, gufite ku mutima irashaka kwihesha icyubahiro. Mana ndagushimye ko ibyo ukora byose ari byiza, uri umukozi w'umuhanga, uri mwiza Kristo. Haleluya, izina ryawe nirihabwe icyubahiro kubwo kugira neza kwawe gukomeye. Ndagushimye cyane, ndasenze sengera abadukurikirana ngo nibafashwe kandi babohorwe n'iyi message mu izina rya Yesu. Ndasengera ibiganiro nakoze, ndasengera ijambo ryawe, ndasengera impuguro n'ubutumwa n'ijambo kugira ngo bigomororere umuryango, ubikingurire bigera aho bigomba kugera, kandi imbaraga zibirwanya Imana izitwike kwa jina la Yesu. Mana afasha abadukurikiranye, ruhura barushye, humuriza abababaye, buri wese mu ruhande rwe agirirwe neza n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Mana nibaho umugisha, turabasabira umugisha kandi tubabwira ngo mukomeze mugubwe neza, musangiza abandi ibyo biganiro mu izina rya Yesu. Amen.